gufata umuntu ukamushyira ahantu ukamufungirana cyangwa ukamuboha ukajya umurekura hari uko agiye kugukorera akazi k'ingufu nako akagakora umukubita cyangwa se umutuka, wakumva utakimukeneye ukamuha undi muntu akaguha amafaranga nawe akamujyana akajya kumukoresha nk'ibyo ngibyo, bigomba kuba ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ububi bw'abantu. Bigomba kuba ari by'umufilozofe w'umwongereza wo mu kinyejana cya 18 Thomas Hobbes yashakaga kuvuga igihe yavugaga interuro yamenyekanye cyane yuko umuntu ari ikirura ku wundi muntu, l'homme est loup pour l'homme. Ni imvugo yakoresheje ashaka kugaragaza ukubura impuhwe kw'abantu ku bandi, cyane cyane iyo bashaka inyungu. Mu mwaka w'1856 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemezaga ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga ryazo, ivugurura ryakuyeho uburetwa n'ubucakara. Ako kanya iri tegeko rikimara gusinywa, abacakara barenga 100,000 bahise babona ubwigenge, baba abaturage bidegembya. Ibi kandi byabaye nyuma cyangwa se mbere gato yuko n'ibindi bihugu hirya no hino ku isi bikuraho ubucakara. Miliyoni z'abacakara b'abirabura iki gihe bari babaye abantu bigenga. Gusa icyo abo bantu batari bazi nuko mu kinyejana cya 21 mu mwaka wa 2024 ubucakara n'uburetwa buzaba bwaragarutse. Ntabwo bari bazi ko abirabura n'abanyaziya n'abanyaburayi bw'uburasirazuba mu 2024 bazaba bakigurwa ku isoko nk'uko amatungo agurwa, ndetse rimwe na rimwe bamwe muri bo bakijyana kuri ayo masoko babigambiriye cyangwa batabigambiriye. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Imibare y'imiryango mpuzamahanga irwanya ubucakara igaragaza ko hirya no hino ku isi hari abantu miliyoni 50 barimo gukoreshwa ubucakara n'imirimo y'agahato. Miliyoni 28 muri aba bantu bakoreshwa uburetwa, aho bagiye bagurwa ku masoko atandukanye ndetse bakaba banagurishwa igihe icyo ari cyo cyose. Naho miliyoni 22 muri aba ni abashyingiwe ku gahato, bakaba babana n'abagabo cyangwa se abagore batigeze bifuza, aho batanemerewe kuva muri izo ngo kubera ko babaho nk'abafunzwe. Abenshi mu bakoreshwa uburetwa n'ubucakara ni abimukira baba baravuye mu bihugu byabo bagerageza gushaka imibereho myiza cyangwa se ubuhungiro mu bihugu by'amahanga, cyane cyane ibikize. Ubu turimo kubabwira ibi ngibi, hari abantu bari mu nzira berekeza muri Mexique cyangwa se mu bindi bihugu, cyane cyane muri Amerika y'Epfo, aho bafite intego yo kuzagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Canada, inzira byanyuramo yose. Hari ibihumbi by'abantu bari mu butayu cyangwa se mu mashyamba ahuzuye imitwe y'abagizi ba nabi, barimo bagenda n'amaguru cyangwa se mu bundi buryo bagerageza kwinjira mu bihugu bikize. Bamwe muri aba bashobora kuba batarabimenya, ariko bashobora kuba bagiye kumara imyaka myinshi bakora akazi k'uburetwa mu mirima y'ibitunguru muri Honduras, Mexique cyangwa se Panama, aho bazajya bakora ubutaruhuka amanywa nijoro, bakubitwa, barambuwe ibyangombwa, batagaburirwa, ndetse bamwe bakanicwa. Bamwe muri bo ibi bazemera kubikorerwa, ariko bazabone bageze i Burayi cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umviye inkuru ndetse n'uburyo bimwe mu bihugu nk'u Rwanda byiyemeje kugira uruhare mu gukemura iki kibazo. Inkuru tugiye kuvuga ni inkuru mpamo yabayeho. Ni inkuru y'uwitwa Alpha Kaba, umunya-Guinée Conakry, wari umunyamakuru ukorera radio yigenga muri Guinée Conakry. Umunyamakuru utari ufite ikibazo na kimwe haba mu mwuga we haba no mu mikoro, ariko umunsi umwe nyuma y'ikiganiro kimwe yatambukije kuri radio yisanze ubuzima bwe bwahindutse burundu, ndetse asohoka mu gihugu cye ahinduka umucakara. Dore uko byagenze. Alpha Kaba yavutse mu 1988, avukira muri Guinée Conakry. Ntabwo tuzi byinshi ku bwana bwe. Ikizwi nuko yize amasomo y'itangazamakuru muri kaminuza. Mu mwaka wa 2011 yabonye akazi kuri radio imwe yigenga mu mujyi wa Kanka muri Guinée Conakry. Uyu ni umujyi wa kabiri munini muri iki gihugu. Buri munsi yatambutsaga ibiganiro bivuga ku ngingo zitandukanye zireba ubuzima bw'abaturage. Yanakoraga ibiganiro bya siporo. Abanyamakuru bakora ibi biganiro babita animateur culturel. Ni abanyamakuru bakunze kuvuga ibiganiro bivuga ku bintu bibaho, rimwe na rimwe bakavuga amakuru y'ibibera mu bihugu cyangwa se mu bice batuyemo. Ibi ni byo Alpha Kaba yakoraga.
yarazwi cyane muri Guinea Conakry nk'umuntu uvuga byose adatoranya kandi agatanga ibitekerezo bye ku giti cye byose uko abyumva. Ntabwo yari afite ururimi rwe mu mufuka. Yamaze igihe kinini akora muri ubu buryo, hanyuma kera kabaye biza kugera ku itariki ubuzima bwe bwose bwahindutseho, itariki ya 13 y'ukwezi kwa munani mu 2013. Kuri iyi tariki Perezida Alpha Condé yagombaga kujya mu mujyi wa Kanka kubonana n'abaturage no kugirana ibiganiro nabo. Kuri uwo munsi nibwo Alpha Kaba yahisemo gufata umwanya munini kuri radio avuga ko leta y'igihugu cye yiba abaturage. Ibi biganiro bye byasunikiye ibihumbi by'abaturage mu mihanda ya Kanka bajya kwigaragambya bamagana iyo migirire ya guverinoma. Gusa icyarimwe aba baturage bamaganaga leta bahuriye mu mihanda n'abashyigikiye leta maze bararwana karahava. Inama perezida yagombaga gukoresha abaturage ntabwo yigeze iba, yarasubitswe kubera iyo myivumbagatanyo. Birumvikana Alpha Kaba yagombaga guhamagazwa n'ubuyobozi hakabazwa iby'ibyo biganiro bye. We na mugenzi we witwa Musa Diawara bamenye ko bahamagajwe ngo bitabe ubuyobozi. Ntabwo yatekereje kabiri mu birebana no kwanga kwita mu buyobozi. Oya, ni icyemezo yafashe mu buryo bwihuse. Yahise afata moto ye ahungira mu wundi mujyi w'igihugu ndetse anasohoka mu gihugu. Birasa naho uyu Alpha Kaba atajya akora ibintu igice. Kuvuga ko yasohotse mu gihugu, ntabwo yagiye mu gihugu cyegeranye na Guinea. Yahise yerekeza muri Algeria. Muri Algeria yari afite umunyamakuru baziranye yatekerezaga ko nagerayo azamucumbikira. Ikibazo nuko Algeria idaturanye na Guinea Conakry kubera ko hagati y'ibi bihugu byombi hanyuramo igihugu cya Mali. Uku niko Bwana Kaba yanyuze muri Mali abanza guhagarara i Bamako. Hagati ya Guinea na Mali ho nta kibazo kirimo kubera ko ibi ni ibihugu bituranye. Gusa kuva muri Mali ujya muri Algeria ho byabaye urugendo rurerure. Yanyuze muri Burkina Faso na Niger abona kugera muri Algeria. Ni urugendo rw'ibirometero 4,000 kuri moto. Urugendo rwo kuva i Kigali ujya Pretoria muri Afrika y'Epfo ni ibirometero 3,661. We yavuye Bamako agera Alger mu birometero 4,000. Bivuze ko yavuye i Kigali akarenga Pretoria akagera hafi nka Cape Town. Ni hafi ku mpera y'isi. Kera kabaye yageze Alger. Aha birumvikana yagombaga kwiruhutsa. Ikibazo nuko akihagera yahise ahura n'ikindi kibazo. Nkihagera nahamagaye inshuti yanjye kuri telefone sinayibona kandi nta bundi buryo nari mfite bwo kumuvugisha. Nahise ngira ubwoba bwinshi kuko nari ngeze mu gihugu cy'amahanga kandi nta wundi muntu mpazi. Ubuzima bwanjye bwasaga n'ubushingiye ku gisubizo ndi bubone muri ako kanya. Gusa kubw'amahirwe naje guhura n'abandi bajene babirabura babaga mu kazu gato ari benshi. Abo twabanye ukwezi kose, nge nabo bajene twaje gufata icyemezo cyo kujya muri Libya kuko twumvaga ariho tuzabona inzira itwambutsa tukagera mu Burayi. Libya ni kimwe mu bihugu byo muri Afrika y'Amajyaruguru bikora ku nyanja ya Mediterane. Kuri aba bajene icyo Libya irusha ibindi bihugu bikora kuri Mediterane nuko yari igihugu kimaze imyaka irenga 13 mu ntambara. Ni igihugu kirimo akajagari ku buryo kukinjiramo no kugisohokamo bishoboka cyane kurusha kunyura muri Algeria cyangwa muri Tunisia. Uku niko aba bajene bipakiye mu ikamyo berekeza muri Libya. Urugendo rwo kuva Alger bajya muri Libya narwo ni urugendo rutoroshye habe na gato. Bagenze ibihumbi by'ibirometero mu butayu bwuzuyemo inyeshyamba zica abantu. Mu gihe bari bageze hafi ya Tripoli ariwo murwa mukuru wa Libya, nibwo Alpha n'abagenzi be bamenye ko baguye mu mutego. Bamenye ko umushoferi wari ubatwaye ndetse wari wanabijeje kubageza muri Libya akabafasha kubona akazi, banabishaka akabafasha kubona inzira ibasohora muri Libya. Bamenye ko umushoferi ari umwe mu nyeshyamba, inyeshyamba utakwishimira kugira aho uhurira nazo. Uwo mushoferi yagejeje Alpha n'abagenzi be i Tripoli ahita bagurisha ku zindi nyeshyamba. Ku banyalibya umwirabura ugenda wenyine mu muhanda icyo gihe yari imari ishyushye kuko yahitaga afatwa akagurishwa nk'umucakara. Byavugwaga ko umwirabura umwe yagurwaga amayero agera kuri 200 cyangwa munsi yayo. Alpha yisanze yagurishijwe ku itsinda ry'abantu bahise bamwaka ibyo yari afite byose, banamukubita cyane, bamukorera n'ibindi bikorwa mbabaza mubiri. Mu ntangiriro
bamujugunye mu kimeze nka kasho nto cyane, bamujugunya amaziritse amaboko n'amaguru. Umuntu bafataga gutya habaga hari ibintu bibiri bishobora kumubaho. Icya mbere kwabaga ari ukubona undi muntu umugura akajya kumukoresha imirimo y'agahato. Icya kabiri cyashoboraga kumubaho kwari uguhamagara umuryango we akawubwira ko yashimuswe, akawusaba kohereza amafaranga menshi cyane y'ingurane akabona kurekurwa. Gusa uku kurekurwa ntabwo byabaga byizewe. Ayo mafaranga yashoboraga koherezwa kandi uwo muntu akanagurishwa, cyangwa se yanarekurwa akoherezwa mu muhanda aho ngaho nyine, aho abandi barwanyi cyangwa se abandi bacuruzi b'abantu bahitaga bamusamira hejuru. Inkuru ya Alpha Kaba yayanditse mu gitabo yise Esclave de Milice. Ni inkuru avugamo ko bamwe muri bagenzi be babimukira bajyanye aho ngaho muri Libya cyangwa se bahahuriye, bagiye baraswa n'aba barwanyi nta mpamvu n'imwe ibiteye. Agaragaza ko aba barwanyi cyangwa se aba bacuruzi b'abantu bakundaga kurasa mu kirere kugira ngo abo bacakara bagire ubwoba. Nk'urugero, hari aho Alpha avuga ko abandi bacakara bagenzi be rimwe bigeze gusaba kugaburirwa kubera ko bari bamaze igihe kinini batarya. Babikoze mu gisa n'imyigaragambyo. Abo bari babashimuse ngo bagize umujinya mwinshi cyane batangira kurasa amasasu menshi, barasa muri abo birabura basaga n'abigaragambije. Maze mu kurasa isasu rifata umwe muri abo birabura witwaga Ismael ahita apfa. Aba birabura nibo bategetswe kumushyingura. Kuri Alpha, intwaro yari afite icyo gihe yashoboraga kumukura aho hantu kwari ukumva no gukora ibyo ategetswe byose. Kera kabaye naje kugurwa mu isoko ry'abacakara ryaberaga aho hafi. Mu kutugura twabaga turi mu ruziga rw'imodoka nyinshi, hanyuma hakajya hasohoka umwe nyuma yo kugurishwa. Abo batugurishaga n'abatuguze bakiyamira bagakoma amashyi nk'abantu baguze itungo. Kuva ako kanya Alpha yarabonye umutwara ajya gukorera. Yahise atangira gukora mu murima w'ingazi zikorwamo amamesa. Yakoraga amasaha menshi ku munsi. Iyo yagiraga amahirwe yahabwaga ibyo kurya n'amazi inshuro imwe ku munsi. Gusa rimwe na rimwe byabaga ngombwa ko ategereza igihe kinini mbere yo kubona ikintu cyo kurya cyangwa se amazi yo kunywa. Muri iki gihe Alpha avuga ko yabonye urupfu rwa benshi mu bo bari barajyanye aho ngaho nabo bagurishijwe barengejwe muri Libya. Aba ngo bagiye bicwa kubera ko bageragezaga guhunga. Abandi yababonye bapfa bazize inzara cyangwa se inyota. Abandi bagiye bapfa bazira ubushyuhe. Agaragaza ko bwari ubuzima bubi ku buryo atanabwifuriza umwanzi we mubi kurusha abandi bose. Avuga ko atamaranye igihe kinini n'abo bantu bamuguze bwa mbere kubera ko ngo yagiye agurishwa inshuro nyinshi. Avuga ko yabaye mu mijyi myinshi ya Libya nka Tripoli, Ghadames, Beni Walid, Sabrata. Agaragaza ko yakoze imirimo myinshi aho yagiye agurishwa hose ku buryo yageze n'aho akora kuri za chantier z'ubwubatsi. Biroroshye kubyumva. Iyo babaga batakingeneye barangurishaga. Bambwiraga ko nkwiye kubyishimira kuko kugurishwa ari byo byiza kuruta gupfa. Nagurishijwe inshuro enye. Niba hari abantu nabonye b'abagome, ni abantu baducungaga babaga barahawe akazi n'abakire batuguze. Washoboraga gutwara ikintu nk'amatafari maze rimwe byagucika ugakubitwa. Iyo wakora kutihuta warakubitwaga, ndetse n'akandi kantu kose wakoraga utabishaka iyo atakishimiraga yahitaga gukubita. Rimwe na rimwe ngo banakubitwaga nta kintu na kimwe bakoze. Gukubitwa no gukorerwa iyicarubozo byari ibintu bihoraho ku buryo igihe icyo ari cyo cyose washoboraga kwisanga bakuboshye barimo bakumenaho mazutu, ubundi bakagukubitisha umuriro w'amashanyarazi. Birumvikana nta mushahara bahabwaga. Ikintu cyonyine bahabwaga ni ibyo kurya, kandi nabwo rimwe na rimwe. Mwibuke ibi byarimo biba mu 2014. Ubu hashize imyaka igiye kurenga 10. Gusa n'uyu munsi biracyakorwa. Ubu tubabwira ibi hari abantu barimo bakorerwa ibikorwa nk'ibi ngibi haba muri Libya cyangwa se mu bindi bihugu. Bababwiraga ko kujya gukorera hanze y'inzu ari cyo gihembo kubera ko nibura babaga basohotse muri gereza.
ibyo kurya nabyo babihererwaga ku masahani atajya yozwa. Mu ijoro baryamaga mu tuzu duto cyane, baryamagamo basa n'abagerekeranye kubera ubwinshi bwabo, utuzu tudakorerwa isuku. Alpha Kaba agaragaza ko hari igihe yamaze amezi 6 atoza amenyo atanakaraba. Icyizere cyonyine nari mfite ryari isezerano nari narahawe ry'uko ninitwara neza nkakora cyane ibyo ntegekwa byose, igihe kizagera bakandekura bakaba umuntu akanyambutsa inyanja akanyuza mu Butaliyani. Gusa ntabwo byashobokaga kumenya niba bari barambwije ukuri cyangwa niba bari barambeshye. Icyizere gituma abantu babaho. Iri sezerano niryo ryamwongereraga imbaraga zo gukora no kwihanganira inkoni n'andi mabi yose yakorerwaga. Ubu buzima bw'ubucakara bwamaze imyaka 3 yose kuri Alpha. Gusa kera kabaye mu buryo bwamutunguye kandi butangaje, iri sezerano yari yarahawe ryarasohojwe. Mu 2016 yashyizwe muri coffre cyangwa butu y'imodoka, akora urugendo rurerure abwirwa ko ajyanywe ku nyanja ngo ahabwe umuntu umwambutsa amujyane mu Butaliyani. Ahari ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 8 mu 2016, Alpha avuga ko ibi byose abyibuka nkaho byabaye ejo. Yibuka ko bageze ku nyanja saa 5 z'ijoro. Avuga ko kigera ku nyanja agikurwa muri butu y'imodoka, icyo yabonye ari ubwato buto cyane buhagwamo umwuka bumenyerewe ku izina rya Zodiac. Ubu bwato ngo nibwo bwagombaga kumujyana mu Butaliyani. Ndimo ndavuga ko aribwo bwato bwagombaga kumujyana, ariko si we wenyine, kuko yahuriye n'ibindi binyacumi by'abantu bagombaga kujyana muri ubwo bwato. Bari abantu 155. Mbere yuko bahaguruka ngo binjire inyanja, abari babatwaye babanje guhamagara amazina y'abantu bose bagombaga kugenda muri ubwo bwato, kubera ko byagombaga kumenyekana niba bose bahageze. Kubera ko usibye we wari ugiye gutwarwa muri ubwo bwato nk'igihembo cy'uko amaze imyaka 3 akoreshwa ubucakara, abo bantu bandi barimo bishyuye amafaranga kugira ngo bambutswe inyanja. Kuri internet ushobora kuba warahabonye amafoto yagiye afatwa y'abantu benshi cyane barimo kubyiganira mu bwato nk'ubwo bwa Zodiac. Ubwato buhagwamo umwuka buba bugenewe gutwara abantu batageze no ku 10, ariko babujyamo babarirwa mu magana. Bariya abantu baba bagiye kugenda ibirometero 50 mu mazi bajya mu Butaliyani cyangwa mu bindi bihugu nka Espagne. Nk'ubwo mbere yo kwinjira muri ubwo bwato, ngo umwe mu bapaseri cyangwa se abo bantu bari bahawe akazi ko kubatwara muri ubwo bwato ngo babajyane ku nkombe z'Ubutaliyani, ngo yitegereje Alpha Kaba mu maso, abona uburyo yagize ubwoba, abona uburyo ari umuntu wananutse, abona uburyo ari umuntu ushobora kuba amaze imyaka myinshi cyane abayeho ubuzima bubi. Maze ngo amutungira agatoki mu kirere amwereka inyenyeri, ati urabona iriya nyenyeri? Ati hariya niho mu Butaliyani. Ati kuraje rero. Ubwo yashaka kumubwira ko urugendo bagiye gukora ari urugendo rurerure kandi rusa n'urudashoboka. Nibyo rwari urugendo rudashoboka. Ubwo bahise binjira mu bwato bagerekeranye cyane, binjira amazi y'inyanja, batangira kugenda. Ariko muri kwa kwinjira binjiye babyigana muri bwa bwato, kubera ko buri wese yabaga ashaka akanya kajya kuba keza. Uko binjiraga babyigana, bwa bwato bwacitseho gato, amazi atangira kubwinjiramo gake gake. Ayo mazi ngo yaje no kwivanga na kerosene yifashishwa mu gutwara ubwo bwato, maze ababurimo batangira kubabara mu maso nk'aho bari muri acide kubera ya kerosene yivanze n'amazi. Kandi ubwo ibyo byabaye bageze hagati mu nyanja, uko amazi yakomeje kwinjira mu bwato bwari bwatobotse, ubwato nabwo bwagiye bumanuka buke buke binatewe n'uburemere bw'abari baburimo. Ibi ngibi byongereho ko batari bakirimo gushobora guhumeka neza kubera ubwinshi bwabo, ariko no kubera ibimeze nka acide byabaryaga mu maso no mu mazuru. Amazi yatangiye kubagera mu mayunguyungu, ariko abantu basakuza bavuga induru bati turashize. Buri wese yarabyumvaga neza ko iherezo rigeze. Umugisha bagize nuko ibi ngibi byabaye batari kure y'ubwato bw'umuryango witwa SOS Mediterranee, ubwato bwiswe Aquarius. Ni ubwato bwamenyekanye cyane
bwahoraga mu nyanja ya Mediterane buzenguruka bushakisha abimukira bashobora kuba bari muri utwo twato bari mu kaga ko kurohama ngo bubafashe. Ubu bwato bwa Aquarius kugeza ubu umaze kurohora abimukira bagera ku 30,000. Ubu rero nibwo bwahise busatira ako kato gato kaba Alpha karimo karohama. Baza gutabara abari bakiri bazima. Bagiye babajugunyira amajire de sauvetage cyangwa se twa dukoti bambara ntibarohame. Ibi byarabafashije cyane kubera ko benshi bararokotse, usibye abantu 7 barimo n'umugore utwite bapfuye. Mu buryo busa n'igitangaza, Alpha yarokotsemo ndetse aranambutswa abasha kugera mu Butaliyani. Akihagera ashyikirizwa umuryango wita kubimukira. Bahise bamujyana mu mujyi witwa Peruze rwagati mu gihugu, bamushyira ahantu muri hoteli, banamuha telefoni, bamwemerera iminota 2 ngo avugane n'umuryango we ababwire ko ari muzima. Ahamagara mushiki we yari yarasize muri Guinea. Bose baratungurwa, nta wari uzi ahari muri iyo myaka 3 yari ishize. Gusa bamumenyesha inkuru yuko muri iyo myaka 3 ise yitabye Imana. Birumvikana mu myaka 3 uri ahantu utazi utarakora kuri telefoni, haba harabaye ibintu byinshi aho wavuye. Amajoro ya mbere yamaze aho ngaho mu Butaliyani yamubereye amajoro mabi cyane kubera ko yagize ihungabana rikomeye. Yashikagurikaga mu ijoro abona bamwirukankana n'abamukubita. Mu gitondo akazinduka mu gitondo cya kare cyane nk'ugiye mu kazi k'ingufu nk'uko yabimenyereye. Yagombye gufashwa n'abaganga kugira ngo ashobore gukira. Aha mu Butaliyani yahamaze iminsi mike, birumvikana nta byangombwa yari afite. Ahita atangira gushaka uko yagera mu Bufaransa kubera ko mu Butaliyani ngo yashoboraga kugorwa no kuvuga Igitaliyani. Mu Bufaransa yinjiriye i Bordeaux. Akihagera nibwo yatangiye kuvuga inkuru ye, ari nako ashaka ibyangombwa by'ubuhungiro. Birumvikana yavuze inkuru y'icyamukuye mu gihugu cye. Nyuma amaze kubona ibyangombwa by'ubuhungiro nibwo yatangiye kubara inkuru ye, ibitangazamakuru biramutumira ndetse yandikamo n'igitabo. Alpha Kaba we yagize umugisha wo kurokoka kubera ko hari benshi batarokoka iyi nzira, kandi ni inzira n'ubu bakirimo. Uyu munsi ikibazo cy'abanyamahanga bashaka kujya mu bihugu by'Uburayi na Amerika ku kiguzi byabasaba cyose ni ikibazo gihangayikishije ibi bihugu by'ibikomerezwa kuruta uko gihangayikishije ibihugu ababimukira baturukamo. Muri iyi myaka ishize umubare w'abimukira baturuka mu bihugu bitandukanye byiganjemo ibikennye bashaka kujya mu bihugu bikize wabaye mwinshi ku rwego rutari rwarigeze kubaho mbere. Imibare yo mu mwaka ushize y'umuryango mpuzamahanga w'ubutwererane n'iterambere OECD igaragaza ko mu mwaka wa 2022 wonyine abimukira 6,100,000 binjiye mu bihugu 38 bigize uyu muryango, kandi babyinjiramo ubutazabisohokamo. Babyinjiyemo bagiye kubituramo burundu. Abangaba bari biyongereho 26% ugereranije n'umwaka wa 2021. Bari biyongereho 14% ugereranije n'umwaka wa 2019. Umwaka wa 2020 wo ntabwo barwa. Murabyibuka abatuye isi twese twari dufungiranye. Umubare w'abantu bahawe ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wikubye kabiri mu 2022 ugereranije n'umwaka wa 2021. Uyu mubare ku mipaka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wongerewe n'abimukira bava mu bihugu bya Nicaragua, Cuba, Venezuela n'ibindi bihugu byo muri Amerika y'Epfo biri mu bukene n'intambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cya kabiri ku isi nyuma y'Ubudage, igihugu cyakira abimukira benshi bahinjira bashaka amakiriro kubera ibibazo biri mu bihugu byabo, byaba iby'umutekano cyangwa se ubukene. Ni abantu biteguye gukora byose bishoboka no kunyura mu nzira zose zishoboka n'izidashoboka ngo binjire muri ibyo bihugu. Mu birebana n'abimukira kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwaka wa 2022 ni umwaka mubi cyane kuruta indi yose. Ku mupaka wo mu majyepfo utandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique, mu mwaka wa 2022 hanyuze abantu 2,300,000. Bose bashakaga kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badafite ibyangombwa. Aba ntabwo ari abanya-Mexique cyangwa mu bindi bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo gusa. Oya,
harimo n'abanyafurika n'abaturutse mu bindi bihugu bafata icyemezo cyo gusa n'abazenguruka isi bagenda n'amaguru cyangwa se bateze kugira ngo binjire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba ni abagiye gushakaho imibereho yoroshye cyangwa se gushakaho imibereho byonyine. Aba kandi ni abaturuka mu bihugu birimo intambara n'ibindi bibazo bituma batashobora gukomeza kubibamo. Muri aba bantu bose abagera ku 600,000 bashoboye gucika abashinzwe umutekano binjira muri Amerika mu buryo budakurikije amategeko. Ni nko gusimbuka igipangu cy'umuntu ukinjira mu rugo rwe cyangwa se ugasunika urugi ugashobora kwinjira mu rugo rwe. Aba ngaba babita aba getaways. Muri uwo mwaka nibwo abashinzwe kurinda imbibi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika babonye imirambo y'abantu benshi cyane mu mazi yo mu kigobe cya Mexique. Aba ni abagiye barohama bagerageza kwinjira boga mu mugezi wa Rio Grande. Uyu ni umugezi utandukanya amajyaruguru ya Mexique n'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwaka wa 2022 ni umwaka abanyaperu benshi bamaze amezi bagenda mu butayu n'amaguru ku zuba n'ubushyuhe butagira ingano bagerageza kwinjira muri Amerika. Aba bose abagerageza tombora ya green card n'abandi banyura mu nzira z'inzitane ni abantu bose bashaka kubaho inzozi za Amerika. American Dream. Iri ni ihame rivuga ko umuntu wese ugeze ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akabona icyo akora, ubwo umuntu agira ubuzima bwiza n'amikoro ahagije. Ibi ntabwo bikiri ukuri, hari kera. Kubera iki mu by'ukuri abantu bangana batya bafata icyemezo cyo gukora ingendo z'umusaraba ngo bagere mu bihugu bikize by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Nta na rimwe abanyamerika bashinzwe kurinda imipaka bigeze babona ibintu nk'ibyo babonye muri iyi myaka ku mupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique. Mu bihe bitandukanye bagiye baroba imirambo y'abantu bageragezaga koga umugezi w'ibirometero 3,000 wa Rio Grande utandukanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique. Aba ni abantu barohamaga nyuma yo kumara ibyumweru bagenda mu misozi, mu butayu no mu mashyamba n'amaguru, banyura mu mashyamba yo muri Mexique yuzuye abagizi ba nabi. Mu mwaka wa 2022 habazwa abantu 853 bapfuye bagerageza kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagwa ku mupaka wa Mexique. Abashinzwe gucunga uyu mupaka babaze ko mu 2021 hari hapfuye abimukira 546 bageragezaga kwinjira muri Amerika banyuze muri Mexique. Hagati y'umwaka wa 1998 n'ibihumbi 2022 kuri uyu mupaka haguye abimukira 8,000. Impamvu zituma aba bantu bapfa ziratandukanye cyane. Bose ntabwo barohama kubera ko hari abazira inzara n'inyota, abandi bakazira umunaniro, abandi bagahanuka ku ruzitiro bagerageza kwinjira ku butaka bwa Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique basangiye umupaka w'ibirometero 3,145 z'uburebure. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biragoye cyane kurinda uyu mupaka. Amerika yahohereje abakozi 60,000 bashinzwe kuharinda. Mu mwaka wa 2022 urwego rushinzwe kurinda imipaka rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwakoresheje miliyari 14 na miliyoni 643 z'amadolari mu bikorwa byo kurinda umupaka. Muri uyu mwaka aya madolari ntabwo yabahagije kubera ko ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabongeye indi miliyari 1 ngo kubera ko abimukira bagerageza kwinjira muri Amerika biyongereye cyane muri uwo mwaka. Ibi nibyo byatumye muri uyu mwaka uru rwego barugenera miliyari 19 z'amadolari. Mu 2025 ubwo bateganyije miliyari 25 z'amadolari yo gukoresha mu birebana no gucunga imipaka y'iki gihugu. Birasa naho biteguye gutanga ikiguzi cyose byasaba ngo bakumira ababimukira, kandi barabizi ko abantu benshi bazakomeza kurushaho kwifuza kuza muri iki gihugu cyabo ku kiguzi cyose byabasaba. Leta zegereye Mexique nka Texas ubu zamaze kwegeranya ingengo y'imari yo kubaka inzitiro zikomeye cyane zizakumira ababimukira. Mu mwaka wa 2023 imipaka yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo no wa Canada yanyuzeho abimukira 3,200,000. Aba bose barafashwe barakumirwa kubera ko bari bagiye kwinjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko.
mu 2023 abantu 1,230,000 bagejejwe imbere y'inkiko muri Amerika basobanura uburyo binjiye muri Amerika ndetse banasaba kuhaguma. Aba ni abantu bagaragariza umucamanza impamvu bifuza kuguma muri Amerika, hanyuma umucamanza agafata icyemezo ku bibakorerwa. Hari abangaba bagezwa mu nkiko bakanasaba ubuhungiro, hakaba n'abandi batifuza kugira aho bahurira n'inzego zishinzwe umutekano. Aba bantu mu rurimi rw'abashinzwe umutekano bitwa getaways. Imibare yabo kenshi ntabwo imenyekana kubera ko havugwa abakekwa gusa. Abangaba Amerika n'Uburayi ntabwo babakunda kubera ko ngo bashobora kubamo n'abaterabwoba n'abandi banyangeso mbi. FBI mu 2023 yabaza abantu bagera ku 169 bari ku rutonde rw'abakekwaho iterabwoba bashobora kuba barinjiye muri Amerika muri ubwo buryo bw'abagetaways. Gusa ariko muri aba bantu hashobora kubamo n'abandi bafite imico myiza kandi b'abakozi ariko bazi neza ko badashobora kubona ibyangombwa byo kuba muri Amerika cyangwa se no kuhinjira kubera ko icyo bishakira ni ahantu heza ho kuba bagashaka akazi bakabaho neza. Iyi ntabwo ari impamvu yumvikana. Umva uyu mubare. Bitekerezwa ko muri Amerika hinjira abantu 1,000 mu buryo bwa rwihishwa buri munsi. Hari igihe abakene bazabura ibyo barya maze batangire kurya abakire. Aya ni amagambo asa n'ateye ubwoba bakunda kwitirira umufilozofe w'umufaransa wabayeho mu kinyejana cya 18 Jean-Jacques Rousseau. Byemezwa ko aya magambo yayavuze ubwo mu Bufaransa harimo haba impinduramatwara yakuyeho ubwami. Iki gihe umwami watwaraga Ubufaransa Louis XVI n'abantu be ba hafi nk'umuryango we bari babayeho ubuzima bwiza cyane, barya icyo bashaka bagasigaza n'ibyo kumena, bakambara icyo bashaka, bakaba muri za shato mu gihe rubanda rwiciraga isazi mu jisho. Iki cyiciro cy'abakene mu Bufaransa cyari kigizwe na 98% by'abaturage, mu gihe 2% ari bo babaga muri ubu buzima bw'inzozi. Gusa nyuma y'imyaka myinshi muri ubu buzima mu 1789 aba baturage bafashe icyemezo cyo kwikemurira ikibazo. Bateye ibwami bafata umwami Louis XVI n'umugore we Marie Antoinette, barababoha, babashinja ubugambanyi, babakatira urwo gupfa ndetse barabica mu 1793. Aya magambo ya Jean-Jacques Rousseau yuko umunsi umwe abakene bazisanga nta kindi bafite cyo kurya usibye abakire, ahuzwa cyane n'ikibazo cy'abimukira bava mu bihugu bikennye biteguye gukora ibishoboka byose n'ibidashoboka kugira ngo bagere mu bihugu bikize. Kugera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 2021 umubare w'abantu baba mu bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi kandi atariho bavuka wari 23,700,000. Impamvu yateye umubare munini muri aba bantu kuva mu bihugu byabo ni intambara. Hari kandi ibangamirwa ry'uburenganzira bw'abantu mu bihugu byabo ndetse n'ubukene n'ibura ry'akazi. Aba ni abazwi bavuze impamvu zatumye bava iwabo. Ikibazo cy'ibura ry'akazi cyane cyane mu rubyiruko ni indi mpamvu nyamukuru igaragazwa nk'isoko yo gufata icyemezo bakava mu bihugu byabo bakajya gushaka ubuzima mu bihugu babona kuri internet bivugwamo ko ho akazi kaboneka ubuzima bukaba bwiza. Ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere mu bihugu abantu bakomokamo nazo ni impamvu ituma benshi bafata icyemezo cyo kujya mu bihugu bikize. Amakuru y'imibereho aba muri bihugu bikize babayemo arazwi cyane, ari kuri internet ahantu hose no ku mbuga nkoranyambaga. Ariyo mpamvu urubyiruko rwinshi rufata icyemezo cyo guhaguruka rukanyura mu nzira zishoboka n'izidashoboka ngo rugere aho hantu hari ibikorwa remezo by'akataraboneka, aho abantu bivugwa ko bakora akazi bagahembwa ku isaha, ahantu bivugwa ko hari inzego zubatswe ku buryo zifasha abantu gutunga imodoka, kurya gatatu ku munsi, kuba mu nzu nziza, kurya ibitavunanye cyane. Ibi ntabwo ari ukuri 100%. Ubwimukira ni ikibazo gikomeye ku buryo abanyaburayi benshi n'abanyamerika batangiye kugira ubwoba ko hari igihe ibihugu byabo bizuzura abanyamahanga bakaza kubatera ku mutungo wabo bavunikiye imyaka n'imyaka. Ngiyi intandaro yo guhuza iki kibazo na ya mvugo ya Jean-Jacques Rousseau. Ni ikibazo giteye ubwoba ibihugu bikize ku buryo byatangiye gutera inkunga imishinga ifasha ibihugu bikennye ngo abaturage babyo bagira imibereho babuze iwabo ibasunikira gufata inzira bakajya gushaka ubuhungiro mu bihugu bikize.
izi mpamvu zose z'imibereho ndetse n'iz'umutekano muke nizo zasunikiye ibihumbi by'abimukira kugerageza kunyura mu nzira zigoye mu bihugu nka Libya bakajya mu buzima nk'ubwa Alpha Kaba. Imibereho mibi aba bimukira babamo niyo yatumye ku itariki ya 10 mu kwa 9 mu 2019 guverinoma y'u Rwanda, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'ishami rya Loni rishinzwe impunzi basinyana amasezerano yo kwakira impunzi n'abimukira baba baraheze muri Libya mu buzima bubi burimo gucuruzwa, kwicwa n'ibindi. Ni amasezerano amaze imyaka 5 ashyirwa mu bikorwa. Ubwo hasinywaga aya masezerano muri Libya hari ababarirwa ku bihumbi 4 babuze amajyo nyuma yo kubuzwa kwambuka inyanja ya Mediterane ngo bajye i Burayi. Aba bazanwa mu Rwanda ntabwo baza kuhatura burundu, ahubwo ibihugu by'u Burayi na Amerika bitoranyamo abujuje ibisabwa bikabatwara. Iki ni ikibazo kititeguye kurangira. Haba uyu munsi cyangwa ejo no mu kindi gihe kizaza, uzakomeza usoma inkuru z'abarohamye mu nyanja bagerageza kwinjira mu bihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa cyangwa se ibindi by'u Burayi.